Ndabasuje mbaye ikaze mudukurikirana umunsi kundi hano kuri Kirabo TV. Ni karibu mu gace k'urukundo aho tugiye kurebera hamwe ibintu bizagufasha kuvumbura ko inkumi yakwihebeye gukunda bya nyabyo kandi igushaka. Abagabo benshi n'abasore birabagora kumenya ko inkumi runaka ibakunda bya nyabyo, ari nabyo bituma rimwe na rimwe gufata umwanzuro wo guhitamo uwo babana bisa n'ibigoranye, birabagora bitewe n'icyizere gikeya bashobora kubagirira umuntu runaka. Muri iyi nkuru rero tugiye kugaruka ku bintu byoroshye byagufasha kuvumbura yuko inkumi yakwihebeye ndetse yifuza yuko mwabana. Ni byinshi umusore yagendera akavumbura yuko inkumi runaka imukunda kandi yifuza ko babana, kuko nabo barakunda kandi berekana amarangamutima. Muri ibyo rero twahisemo kugaruka ku byoroheye buri wese. Uti ese ni ibihe? Muri iyi nkuru rero tugiye kugaruka ku bibazo 5 umukobwa yakubaza ukamenya ko agukunda kandi agukeneye mu buzima bwe, mbese yifuza yuko wamubera umugabo. Nubwo abakobwa badatinyuka ngo babivuge, barakunda. Nakubaza ibibazo uzamenye yuko yakwihebeye. Ikibazo cya mbere umukobwa uzakubaza kenshi ku muryango wawe uko bameze, akakubaza niba byashoboka guhura nabo, mbese ukabona ari kubigaruka inshuro nyinshi. Rimwe na rimwe akakubaza amakuru yabo yabashije guhura nabo, akakubaza akakubwira ko abakumbuye cyangwa se wenda akanabasura. Uzamenye yuko agukunda. Icyo gihe uzabona kenshi akubaza n'amakuru y'inshuti zawe, ndetse azereka yuko akwiyumvamo. Bamwe mu bo mu muryango yisanzuraho atinyuka akababwira yuko agukunda. Icyo gihe uzamenye yuko umukobwa agukunda kandi agushaka. Icya kabiri, umukobwa uzakubaza kenshi kuri mu rukundo cyangwa se nta mukunzi ufite kandi abizi ko wenda wamubwiye ko nta mukunzi ufite, abagukunda yifuza kumenya uko amahirwe yangana. Hari ubwo abikubaza ari gukina ariko buriya abakomeje. Ikindi kibazo inkumi zakubaza niba warongora umukobwa umeze nkawe, nuko buriya bashaka kumenya amahirwe afite mu buzima bwe. Nimba umutekerezaho abashaka kumenya yuko umutekerezaho, akenshi umukobwa atangira kukwiyumvamo nyuma yo kukugiraho amakuru yaba mabi cyangwa se meza. Nakubaza ati ese ko ukunda ibi cyangwa se njyewe bikaba bimeze gutya, ubwo wankunda? Byanga bikunda abagukunda yifuza kumenya amahirwe ye uko angana hagati yawe niwe. Abakobwa kwerekana urukundo kenshi bifashisha ibimenyetso biherekejwe n'amarangamutima ndetse n'ibibazo. Nanone umukobwa uzakubaza kenshi ko wiriwe, uko akazi kagenze, mbese buri gihe akifuza kumenya umunsi wawe, burya abagukunda akabigaragaza mu marenga. Uwo mukobwa abagukunda. Inkumi igukunda nanone izakubaza kenshi niba uyiyumvamo, biherekejwe n'ibimenyetso byinshi bikwereka yuko wayitwaye uruhu n'uruhande. Nta gushidikanya rero inkumi izakubaza ibibazo nk'ibi akenshi uzamenye yuko yakwihebeye kandi agukunda. Numushima uzahita utangira kuyiba hafi maze urukundo rwoge. Reka nanone turebe inama zagufasha mu gihe ugiye gukundana n'umuntu cyangwa se uri mu rukundo n'uwo muntu. Ubundi urukundo ni ikintu cyiza kandi kiryoha iyo umubano w'abakunda mugenda neza, biraryoha. Ari nanone ko urukundo runababaza cyane, rurababaza iyo abakundanye bahemukiranye, aho usanga batongana ndetse nta bwumvikane hagati yabo. Ari nayo mpamvu baba bagomba kugira inama bakurikiza bizabafasha kubana neza. Ngiye kukubwira rero izi inama 7 zishobora kugufasha mu gihe ugiye gukundana n'umuntu cyangwa se muri mu rukundo. Inama ya mbere, ntugomba guhinduka uriwe kugira ngo ushimishe uwo muntu. Hari umuntu iyo ari mu rukundo ibyo yakundaga byose arabireka, maze umwanya we wose ndetse n'ibyo yakoraga byose bikaba ari ibijyanye n'umukunzi. Ibi rero ariko si byiza kuko buri wese aba agomba kugumana umwimerere we, akagumana umwimerere we, ahubwo mugahuriza hamwe. Iyo utangiye rero guhindura ibintu wakundaga kubera umuntu runaka, ntabwo aba ari byiza. Indi nama ya kabiri, ntabwo umuntu akumva utavuze. Iri ni naryo somo rikomeye bamwe bajya bitaho batandukanye n'abo bakundanaga. Hari ubwo havuka ikibazo, ubwumvikane bukabura hagati y'abakundana. Umukunzi wawe akagushinja ikintu runaka, waho kumusobanurira ukicecekera kandi mu by'ukuri
umukunda ariko ntubimubwire, cyangwa se ugasanga umukunzi wawe aragukoshereje aho kubimubwira ukicecekera, aho ngaho uba ukoze ikintu kitari cyiza. Uba ugomba kumwumva ukamusobanurira, n'umwuka inabi mukamusobanurira mukamenya ikibazo kiri hagati yanyu. Ibyo rero ugasanga umwuka mubi urushijeho kwiyongera hagati yanyu, bamwe binabaviramo gutandukana. Mujye mubanza mwumvikana, umubwire ikibazo aho kiri, umwumve, kuko iyo umuntu atavuze ntabwo wamenya icyo atekereza muri we. Indi nama, intego yo kujya impaka si ukugira ngo wumvishe umukunzi wawe ko ari wowe uri mu kuri, ahubwo ni ukugira ngo wumve ikibazo kiri, nuko nawe ubona ibintu. Ikibazo bamwe rero mu rukundo bagira, babigira intambara cyangwa se amarushanwa, ugasanga iyo hari icyo mutumvikanyeho, aho kugira ngo wumve ko mugenzi wawe abibona, wowe ahubwo ukaba urimo gushakisha ibimenyetso bimushimangira ko ari wowe wari ufite ukuri. Ntabwo ari byiza rero, ntukemere gukundana n'umuntu kuko wabuze ukugira cyangwa se kuko utinya kuba wenyine. Hari bamwe babona inshuti zabo zose zifite abakunzi, nabo bakumva barifuza kubagira, bakumva bifuje kugira uwabatetesha, ugasanga bagiye mu rukundo cyangwa se muri relationship mu by'ukuri batabitekerejeho, nta n'intego bafite bakabijyanyemo gusa kuko barambiwe kuba ari bonyine, barambiwe kubona abandi babitaho batabitaho, ugasanga umuntu ahise ajya mu rukundo. Ntabwo ari byiza rero kujya mu rukundo kubera ko wabonye ko mugenzi wawe yabikoze. Ikindi, gushima ibyo umukunzi wagukorera, byaba bito cyangwa se binini, ibyo umukunzi wagukorera ujye wibuka kubimushimira kuko bimutera ishyaka ryo gukomeza kukunezeza akabigira nk'inshingano. Ariko iyo umuntu rero agerageje kukunezeza ntumushimire, none mwereka yuko byagushimishije, bimuca intege, bityo ntazongere no kugira umuhate wo kugukunezeza. Ikindi, ntukirengagize ibimenyetso. Burya hari ubwo ubona amafuti y'umuntu mutaranatangira gukundana cyangwa se munagitangira, ariko ukamushakira impamvu, ukica amatwi, ukanga kubyitaho, ariko nyuma bikazarangira ya makosa ariyo mupfuye kandi warayabonaga mbere hose, ukanga kubyishyira mubibona. Reka mbashimire mwebwe mwese mwadukurikiranye kuva dutangiye kugeza ku musozo w'iki kiganiro, ndabashimiye cyane. Ntiwibagirwe gukora subscribe nimba utarabikora, kugira ngo ibiganiro byiza dutegura bijye bikomeza bikugereho igihe, kandi mudufashe mukoreshe muduhe like na comment. Mugire ibihe byiza, mugubwe neza, bye bye.